Uramutse Yesu ashimwe, zinduka usenge, fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko, tumuhaye icyubahiro Yesu, we uduhaye ubuntu bwo kubaho, uduhaye kongera kubumbura akanwa kacu, tukavuga ishimwe, tukamuhimbaza, tugasenga, nabwo ni ubuntu. Ndashimira Imana iki gitondo sindi njyenyine, muraza kumva n'abandi turi gusengana ku murongo. Imana ihimbazwe, umwami ahabwe icyubahiro. Nawe ndakwibutsa ko wajya ushishikaza abandi mukabyuka mugasenga, cyangwa se ukanyandikira muri comment niba ushaka link yo gusenga, ubwo nkayiguha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kristo yubahwe. Reka rero dushimire Imana iduhaye ubwo buntu. Mwami Imana shimwa, shimwa Papa, gitare cyacu nuhimbazwe, gitare cyacu nushyirwe hejuru. Turagushimiye umunsi uduhaye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye gukora kwawe. Shimwa muri iki gitondo, shimwa kutugiriye neza, shimwa kutwemereye tukabasha kongera kubumbuza iminwa yacu tukavuga izina ryawe. Oh haleluya, singizwa ni wowe Mana, singizwa nyir'ububasha. Bivuze ngo tubeho tubaho, uduhaye kubaho. Shimwa utwemereye kongera kubaho, singizwa, urategetse biremera, himbazwa. Haleluya, 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 haleluya. Shimwa Mwami, izina ryawe ni ryiza. Urakoze kubw'umunsi uduhaye, urakoze kubw'ubuntu, urakoze kubwo kubaho ni wowe ubigena. Turagushimiye Papa, amen. Ndagira ngo uyu munsi dusengere mu bacamanza 7, abacamanza igice cya 7, hanyuma abariho twizerera. Turasengera mu gice cyose, hanyuma turajya dukoresha umutwe w'amagambo, ariko kandi twibande no mu mirongo imwe n'imwe igize iki gice cya 7 cyose, kubera ko dufite igihe kinini cyo gusenga uyu munsi. Ni byiza. Kristo yubahwe, Kristo yamamare. Haleluya. Tagenda duturamo imirongo imwe n'imwe dusengeremo. Muri iki gice cya 7 rero, umutwe w'amagambo hano uravuga ngo Gideyoni anesha ingabo z'Abamidiyani. Ahangaha Gideyoni Uwiteka yaramweretse uko ari bubigenze, uko bari bubikore. Uwiteka agira ibyo abwira Gideyoni. Ikintu nakundiye Gideyoni, nawe yagendaga yumvira Uwiteka icyo avuze, nawe yagendaga akora ibyo Uwiteka avuze. Reka mfate nk'urugero hano ku murongo wa 7. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha kuko mugabije Abamidiyani. Hano Uwiteka yari ari kugira inama, cyangwa se yari ari kwereka Gideyoni ukuntu bari buze kurwana, ukuntu atondeka ingabo, ukuntu ari bubikore. Iyo usubiye inyuma mu gice cya 6, umwuka wera niho wari umaze kuzura, umwuka wera niho wari umaze kuzura muri Gideyoni. Umwuka wayo niho wari umaze kugera muri Gideyoni. Umwuka w'Imana uje, noneho Gideyoni Imana imuha strategy, cyangwa se uko ari butondeke ingabo, uko ari bubigenze, umubare w'ingabo ari bujyane, ibintu nk'ibyo. Ariko Gideyoni namukunze yagiye akora icyo Uwiteka avuze. Cyangwa natwe iki gitondo tukumvira Uwiteka, tukumvira Imana, tukumvira ijambo rye, tukumvira umwuka wera. Ngo Gideyoni anesha ingabo z'Abamidiyani. Reka twisengere, bwira Imana ngo Mana mpakunesha nanjye, mpakunesha icyaha, mpakunesha ibingerageza, mpakunesha ibinaniza, mpakunesha ibyari bimpagurukiye, mpakunesha mu rugendo rw'agakiza, mpakunesha mu rugendo rw'ubuzima. Bwira Uwiteka ngo mpakunesha. Papa, turi hano, duhe kunesha rwose, tuneshereze Mwami w'abami. Turi imbere yawe, tubashishe, dutsindishirize mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mwami, duhe kunesha. Reka strategy z'urugamba kugira ngo tuneshe, twereke strategy z'urugamba kugira ngo tubashishwe nawe mu izina rya Yesu, kandi tukumvire, twumvire, matwi yacu yumve, kandi tukumvire muri iki gitondo Mwami.
kuri uyu munsi, muri uyu mwaka, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abamidiyani, ingabo z'abamidiyani zari ziduhagurukiye zitsindirwa imbere yacu. Ingabo z'abantu zari ziduhagurukiye zitsindirwa imbere yacu. Ingabo z'abadayimoni zari ziduhagurukiye zitsindirwa imbere yacu. Nk'uko watsindishije Gidiyoni, nk'uko wabanye na Gidiyoni. Yesu, duhe kunesha mwami. Abacamanza igice cya 7, aho niho duhagaze. Duhe kunesha rwose, duhe kunesha mu gihe nk'iki, duhe kunesha ku bituburanya, duhe kunesha ku byari biduteye, duhe kunesha ku byari bitwatatse. Yesu, tugendera mu nsinzi y'igorogota. Wahaye Gidiyoni kunesha, yewe umuha na strategy z'urugamba, umwereka orudere uko atondeka ingabo. Natwe tuneshereze, turagufite mwami, tuneshereze, tuneshereze gitare, tuneshereze Kristo mwiza, tuneshereze Adonayi, tuneshereze Rohimu, tuneshereze. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Amen, amen, amen. Igice cya 2, muri iki gice cya 7, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igira Gidiyoni inama yuko bazarwana. Haleluya. Ntago mpasoma iki gice cyose cya 7, harimo uko Imana yagendanye na Gidiyoni muri iyi strategy, muri uko gukoreshwa na Gidiyoni. Nyuma y'aho Imana mu gice cya 6 imwujurije umwuka wera, hano habayemo noneho nyuma y'uko imuneshereje, imweretse ukuntu azanesha abamidiyani, ukuntu agira ingabo, ukuntu azitondeka, ukuntu abigenza. Noneho Imana imugira inama yuko bazarwana. Reka dusenge iki gitondo, ubwira Imana ngo Mana, ngira inama y'ukuntu ndwana intambara ndi gucamo, ngira inama y'ukuntu nsohoka mu bibazo mfite, kuko hari ibyo tukeneyemo inama y'Imana. Nyakunda kuvuga abantu nkaga ibintu byose bisengerwa. Hari naho dukeneye bujyanama, hari naho dukeneye strategy, tukamenya uko turi bubisohokemo, ukamenya icyo uri busubize umuntu ijambo rikamucecekesha ntiyongere no kwirwa gutesha umwanya, gutesha umutwe, mu izina rya Yesu. Aha niho Gidiyoni Imana yamugiriye inama y'ukuntu ari bunesha abamidiyani. Haleluya. Y'ukuntu ari bubigenze. Bwira Imana ngo Mana, mpereza inama yawe, ngira inama y'ukuntu nabigenza muri aba bana, ngira inama y'ukuntu nasubiza muri iyi dosiye, ngira inama y'ukuntu natambuka aha hantu. Reka dusenge. Mwami Yesu, turacyari imbere yawe, tugira inama mwami, tugira inama iki gitondo y'ukuntu dusohoka mu byo turi gucamo. Turi mu Bacamanza igice cya 7, tubera umujyanama. Tugira inama Mesiya, tugira inama Gitare, tugira inama Adonayi, tugira inama Papa. Dukeneye inama yawe, dukeneye inama yawe, Data wa twese. Yesu, 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 Yesu. Tugira inama y'uko turi bumanuke tukarwana. Tugira inama y'uko abamidiyani turi bubatsinde. Tugira inama y'uko ababimeleki tubatsinda. Tugira inama y'uko turi bugende. Tugira inama mu buzima bwacu. Tugira inama mwami y'uko turi bukore mwami mu bibazo dufite, mu ntambara turi gucamo, mu bigeragezo turi gucamo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tugira inama wayigiriye Gidiyoni. Gidiyoni aranesha, natwe tugira inama. Ngira inama mwami, reka nkumve, ungira inama. Reka Yesu mwongera nkumve, ngira inama Yesu, ngira inama y'uko nakora kugira ngo ntambuka ahantu, ngira inama y'uko nakoresha ibyo wampaye, ngira inama Mesiya. Mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu izina rya Yesu. Abacamanza igice cya 7, wagiriye inama Gidiyoni. Natwe Yesu mwami, tugira inama mwami. Igitondo twifuje inama zawe, duhugure Yesu, Yesu. Tugira inama Papa, nicyo turi busubize mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, 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 Yesu. Tugira inama yuko turi buvuza amakondera, tugira inama yuko dukoresha intwaro waduhaye, tugira
tugira inama Yesu, tugira inama gitare, tugira inama mu izina rya Yesu, tugira inama yuko turi bwifate muri ibi bihugu wadutujemo, tugira inama mwami uko turi burera abana bacu, tugira inama uko turi bwubaka izi ngo, tugira inama mwami, tugira inama muri iki gitondo, tugira inama Mesiya, tugira inama gitare, tugira inama Donayi, tugira inama papa, tugira inama haleluya abacamanza karindwi, tugira inama wagiriye inama Gideyoni mu izina rya Yesu, mu butware bwa Yesu. Gideyoni yarakumvishe, umugira inama, inama umuhaye tumanesha, inama umuhaye iramukorera. Natwe dukeneye inama zawe uko turi bubigenze, tugira inama Yesu kugira ngo tuhatambuke mu mahoro, tugira inama ko nutugira inama turanesha, nutugira inama mwami birakunda, nutugira inama icyo tubuza turacyihorera, nutugira inama icyo twemera nicyo turi bukore, nutugira inama aho ushaka ko tujya niho tujya gusa, nutugira inama biratungana, nutugira inama birashoboka, nutugira inama biremera, tugira inama Yesu, Yesu tugira inama, ntidushaka kwirwanirira, tugira inama, ntidushaka kwihimbira ibyacu, tugira inama Yesu, Mwuka wera w'Imana tubera umujyanama, niwe twahawe nk'umufasha, dufashe iki gitondo, wabanye na Gideyoni, wabanye na Gideyoni ku rugamba, Yesu, Yesu aranesha, natwe tugira inama, ibyo turi gucamo, ibihe turi gucamo bidukomereye, tugira inama, intambara dufite, tugira inama, turazisohokamo mu mahoro, tugira inama Yesu, aho guceceka turaceceka, aho gusenga turasenga, tugira inama, tubigenze gute, tubikore gute, tugira inama mwami, turakwemereye, tumanitse amaboko, tugira inama mwami, iki gitondo tugira inama, iki gitondo Yesu, iki gitondo papa, iki gitondo tubera umujyanama mwiza. Haleluya, urakoze Yesu, turagushimiye, twakiriye inama zivuye mu ijuru. Mwuka wera uvugane natwe, Mwuka wera uganire natwe, nyuma yuko wuzuye muri Gideyoni, nyuma yuko Mwuka wera aje muri Gideyoni, byarakunze, natwe tugira inama, kubera ko tucyakiretse umwami n'umukiza, Mwuka wera uri muri twe, kandi twakubwiye ngo natwe urushaho kutwuzura cyane, urushaho gukora cyane muri twe. Yesu, Yesu birakunda rero, birakunda, kandi inama yawe araba ari nziza, kuko uri Imana itaneshwa. Urakoze Yesu, urakoze Yesu wacu, urakoze. Twakiriye inama uduhaye, twakiriye inama zivuye mu ijuru, twakiriye gukora kwawe mwami, twakiriye ubujyanama bwawe. Mwuka wera uvuge turumva, Mwuka wera ukore birakunda, icyubahiro kibi cya data. Haleluya, haleluya. Igice cya gatatu muri iki gice cya karindwi, abacamanza karindwi, umutwe wabo uravuga ngo abamidiyani batatana. Haleluya, 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 haleluya. Nabwiye ko ntagisoma ni harehare, ahubwo ugendo ndagenda avuga mu magambo make ngo abamidiyani batatana, bivuga ngo hari icyo Uwiteka yarakoze, bivuga ngo hari habayeho kunesherezwa, bivuga ngo hari habayeho gutsinda. Burya abanzi b'umuntu iyo batatanye intsinzi iraboneka. Bari bisize hamwe kudutera iyo batatanye, umugambi wabo ntusohozwa. Abari baduhagurukiye iyo batatanye, ibyacu birakunda, tuba amahoro kuko batatanye. Bari bafite gahunda zo kudusenya iyo batatanye, twebwe twikomereza urugendo, kubera ko tuba turi kugendera mu ntsinzi. Reka tubwire Imana ngo Mana tatanya. Abadayimoni bari bisize hamwe kudutera, batatane. Abantu bari bisize hamwe kudutera, batatane. Ibyari byisize hamwe kudutera uyu mwaka nibitatane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ku murongo wa 20 muri iki gice cya karindwi, umurongo wa 20 ngo nuko iyo mitwe itatu ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri n'ukuboko kw'ibumoso, bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza baranguruye bati inkota y'Uwiteka na Gideyoni, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya, haleluya.
21, umuntu wese ahagarara ahageze, bakubye urugero rw'Abamidiyani, ingabo zabo zose zicikamo igikuba, ziravuga ziravurungana, zirahunga. Bahunge iki gitondo ngo ziravurungana, zirahunga. Umuntu wese ahagarara ahageze, bakubye urugerero rw'Abamidiyani, ingabo zabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana, zirahunga. Mwibuke ko iyi strategy uku kurwana ngo Imana ijye inama Gideyoni uko bari burwane. Wibuke ko biri ruguru uko Imana yamubwiye uko ari bubigenze. Wibuke ko Imana ariyo yagiriye inama Gideyoni aho bari buce, uko bari bugote Abamidiyani. Gideyoni akora icyo Imana ivuze. Icyampa iki gitondo tugakora icyo Imana ishaka. Icyampa iki gitondo tugakora icyo Umwuka Wera ashaka. Twabwiye Imana ngo itugire inama iduhaye tuyikurikize. Inama ijambo ry'Imana aba ari cyo dukora. Kuri 20 ngo nuko iyo mitwe 3 uko Imana yari yababwiye gukora iyo mitwe, ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bavugiriza, bazunguza imuri n'ukuboko kw'ibumoso nk'uko Uwiteka yabibabwiye, bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangurura bati inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya! Ngo umuntu wese ahagarara ahageze, bakubye urugero rw'Abamidiyani, ni ukuvuga ngo barabagose. Haleluya! Ingabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana, zirahunga. Haleluya! Ndakunda gutsindishirizwa n'Imana, ndakunda urugamba Uwiteka arimo, ruraryoha cyane. Reka dusenge noneho hanyuma turangiriza. Abamidiyani batatana, ubwira Imana ngo Mana, ibyari binteye bitatane, abari banteye ubagote ubafate mbiri mu izina rya Yesu. Ibyari bigambiriye kuzantera uyu mwaka ubifate mbiri, ubitatanye. Reka dusenge. Haleluya! Mwami Yesu turagushimiye, mu izina rya Yesu bitatane. Turacyari mu Bacamanza igice cya 7. Mwami wakoranye na Gideyoni, umugira inama Gideyoni, iyo nama irakoreka. Imuri n'ibibindi birarwana, kubera ko uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'inyamaboko. Turagushimiye Mwami, turagushimiye. Reka Abamidiyani bari baduhagurukiye batatane, nibatatana aka kanya. Twabyumvise ku murongo wa 20 ngo nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri n'ukuboko kw'ibumoso, bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangurura bati inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Turagushima Mwami, turagushima Papa, turagushima Mesiya, turagushima Gitare, turagushima Mukunzi mwiza, turagushima Nyiribihe, turagushimira. Haleluya! Kutatanije buri ngabo zose zari zaduhagurukiye uyu mwaka, ibyari byisize hamwe kudutera, uza bitatanije. Mu kwezi kwa mbere bitatane, mu kwezi kwa kabiri bitatane, mu kwezi kwa gatatu bitatane, mu kwezi kwa 4 bitatane, mu kwezi kwa 5 bitatane, mu kwezi kwa 6 bitatane, mu kwezi kwa 7 bitatane, mu kwezi kwa 8 bitatane, mu izina rya Yesu. Mu kwezi kwa 9 bitatane, mu kwezi kwa 10 bitatane, mu kwezi kwa 11 bitatane, mu kwezi kwa 12 bitatane. Mu kwezi kose k'uyu mwaka, ibyari byisize hamwe kudutera, ibyari byisize hamwe kuturwanya, ibyari byaratuzengereje. Erega Abafilisitiya bari barazengereje Abisiraheli, erega Abamidiyani bari barazengereje Abisiraheli. Erega bari baragwari kuyuhagurutse kurwana, warwanishije ibibindi n'imuri, imbaraga zawe ziragaragara. Abamidiyani baratatana. Haleluya! Igitondo nibatatane, ingabo z'ikuzimu zari zaduhagurukiye zitatane, bakwira imishwaro. Abantu bari baduhagurukiye batatane, bakwira imishwaro. Abari bisize hamwe kudutera, bari bisize hamwe gutera ingo zacu,
bahisemo gutera urubyaro rwacu batatane mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uyu munsi bitatane, ibyo byandikwe mu mwuka wacu, ko Uwiteka yamanutse, ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kunesha abamidiyani bari baraduhagurukiye, ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, aratugira inama y'uko turi burwane, ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Biratatana, twakiriye kunesha, twakiriye gutsinda, twakiriye kugirwa neza n'Imana, twakiriye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro kiri cyawe. Urakoze Yesu, singizwa Mana, ni wubahwe none n'iteka ryose. Haleluya, amen, 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 amen. Yesu arakoze. Turashoboje. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Uwiteka abagira inama, Uwiteka abaha strategy zo kurwana, Uwiteka abagarukire mu izina rya Yesu. Mwakira intsinzi. Shalom, shalom. Abacamanza igice cya 7 cyose, uza kubona umwanya yicara hasome. Bye. Umunsi mwiza. Ndakwibutsa kandi kuri iyi channel yawe, kuri iyi channel yacu, niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikira amasengesho ya mu gitondo acaho, kandi ntiwibagirwe no gukora share usangize n'abandi kugira ngo nabo babashe kubyuka bisengere. Murakoze.